Mwaramutse abavandimwe, muri iki gitondo turashaka kubashimira kandi turashaka kubaha amateka matoya y'indirimbo iboneka mu gitabo cyo gushimisha Imana Pentecost bakunda gukoresha iri kuri 385. Indirimbo yanditswe n'umukobwa witwa Anne Rebecca Smith wavutse mu 1828 kugeza ku 1855, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ndirimbo iririmbirwa kuri note ya mi bemol. Iyo ndirimbo ahantu yaturutse hari igihe kinini cyabayeho abakristo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bayobowe n'itsinda ry'umuntu witwa Miller. Yaje kuvuga ko mu itariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844 Yesu azagaruka. Ariko icyo gihe byaje kuba Yesu ataje, kuko icyo gihe byitwa ko ara ugutenguha gukomeye kwabayeho, kandi abantu bari barategereza, ariko hanyuma abantu icyo gihe Yesu bari bategereje ntiyabakije. Ibyo bintu tubisanga mu Baheburayo, bari bifashishije ijambo ryo mu Baheburayo 10:37 no muri Danieli igice 8 na verse 14. Niho bari bashingiye ibyo bintu byabo, bategereje kuko bazi ko icyo gihe ibyo bintu nimara gusohora ari ubuturo bwera buzaba bwejejwe. Nyuma yaho haje gutenguha ugukomeye, izo tariki Yesu ataje. Hanyuma uyu mukobwa witwa Anne Rebecca yari ari muri iryo tsinda ryakundwaga kwitwa abamilerite cyangwa abamiller. Nyuma izo tariki zimaze kugera hakitsemo ibice bibiri, abantu benshi bavamo, abandi barakomeza. Aba bavuyemo, uyu mukobwa Anne yari akiri mutoya, aza kuvamo nawe avuga ati ibi bintu twagiyemo ntabwo biriho, ntabwo bishoboka. Rero Yesu twakurikiye akaba ataje, uwo mukobwa aza kuvamo asubira inyuma, abantu basubiye inyuma. Hanyuma nicyo gihe yaje kuvayo, ariko haje kuza umugabo umwe waje kuyobora n'itorero rikuru ry'Abadiventiste, aza kuvuga ko nubwo Yesu ataje, nubwo Yesu atagarutse izo tariki, ariko Yesu bitavuze ko atakije. Habaho igice kimwe kiravuga ngo reka bakomeze bagume bategereze Yesu. Ikindi cyasubiye inyuma kivuga ati uyu Miller n'itsinda ryiwe ryaratubeshe. Aho ngaho hari muri Massachusetts niho bari baratangira baravuga ati reka dukomeze nanone dutegereze nubwo Yesu atakije. Nyuma mu ncamake uyu mukobwa Anne Rebecca Smith yaje gutekereza uwo pasiteri waje kuyobora itorero ry'Abadiventiste muri Hanfield, aza kutumira umuryango wabo ngo baze mu ivugabutumwa aho azabwiriza. Umukobwa yaje kuza mu ivugabutumwa nawe, ariko atari umukristo, yari arasubiye inyuma. Arota nijoro yabonye icumba agiye kujamo cyuzuye, ariko hasigaye intebe imwe gusa kugira ngo icyo cyumba cyuzure. Uwo muvugabutumwa nawe aho yari ari, nawe yari yarose inzozi zimeze nk'izo ngizo, aho yagiye kubwiriza hasigaye icyumba kimwe ngo umuntu mwinjire ngo abone gutangira kubwiriza. Nuko umupasiteri amaze kubigeraho, ariko Anne Smith yaje kuyoba kugira ngo agere muri iyo sare ahantu icyo giterane cyari bubere. Ahageze aza gusanga koko hasigaye umwanya umwe ari we kugira ngo amateraniro ahite pasiteri abwiriza. Nawe pasiteri abibonye, uwo mwana bivuze Anne Smith abyumvishije, pasiteri yaje kubivuga, Anne Smith yaje kubyumva, asanga neza bihwanye n'inzozi ya Rose, kuko pasiteri yabivuze Smith abihuje n'ibyo pasiteri Rose, basanga barose inzozi zimwe kandi bataraye ahantu hamwe bombi. So icyo gihe byaje kumufasha, aravuga ati arongera kandi arizera, arongera kandi asubira muri iryo tsinda ry'abantu bategereje. Iyo tsinda ryategereje ryaje gutegereza, niryo ryaje kuvamo Abadiventiste bariho ubu nyine. Nino ndirimbo barayigira mu gitabo cyabo baza bakoresha. Hanyuma
n'ubu ngubu abo ngabo bahise bakomereza nibo babo baje kuba abadivantiste b'ubu nyine. Uwo mukobwa yaje kuja muri New York aja gukorera ikinyamakuru cyari gihari nko mu itorero ry'abadivantiste. Uwo mupasiteri wari waje kubavugiriza yitwa Joseph Bed. Ku ishuri yigagaho umukobwa Massachusetts niho icyo cyumba cyari kiri. Nyuma uwo mukobwa yari yarize ibintu bya art n'ibihangano, ariko yaje gukundwa kubera ibihangano bye n'ukuntu azi kwandika, aza gukorera ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaje kuba umuntu ukomeye cyane muri iryo tsinda, umusekreteri, aho yaje no kungiriza aho yakitingaga pasiteri igihe ataba hari. Nyuma yaje kwandika indirimbo nyinshi cyane, harimo ino ndirimbo mbabwiye ya 385 ivuga ngo murinzi we menyesha igihe. Mbese iyi si igeze ku iherezo, murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni umuhero. Ati ijoro rirakuze cyane ariko burenda guca. Iyo ndirimbo yaje iri no mu gitabo cy'icyongereza, iri no mu gitabo cy'abadivantiste, ariko mu gitabo cyacu cy'abapentekoste tuyikoresha muri ubwo buryo. Nuko iyo ndirimbo ivuga, yaje kwandika indirimbo nyinshi cyane, harimo indirimbo ivuga ngo how from far from home, be patient. Hariho n'indirimbo yanditse ivuga ngo ni blessed Jesus. Hariho n'indirimbo yanditse ivuga ngo she sleep in Jesus. Hariho n'indirimbo ikoreshwa mu gitabo cy'abadivantiste ivuga ngo nabonye umuntu unaniwe cyane. Ushobora kuba unaniwe, ushobora kuba urushe cyane, ushobora kuba uremerewe muri bibazo bikomeye cyane, ariko ukomeze utegereze Yesu. Igihe nawe abo bazi yahimbye iyo ndirimbo akomeza abo bantu basubiye inyuma. Indirimbo yakorewe abantu bacitse intege, abo baba mileliste bari baracitse intege mu buryo bukomeye cyane. Nyuma yaje kwitaba Imana, yishwe na tuberculose. Yaje kwitaba Imana ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi, apfa afite imyaka 27. Yapfuye adashatse akiri umusore. Ariko ndashaka kukumenyesha ko nawe ushobora kubutegereje, ushobora kuba umeze nk'umuzamu utegereje, ariko murinzi we umenyesha igihe. Isi yani utegereje ukomeze wihangana, ukomeze utegereze. Yayikoze mu buryo butandukanye, yaje kwandika indirimbo zirenga 40 ziri mu indirimbo zitandukanye. Ariko ndagusaba kandi ngusabira kugira ngo mu buryo butandukanye ushobora kuruhijwemo ugoye cyane cyane ukomeze wihangane. Muri indirimbo zimwe zivuga ngo be patient, he sleep in Jesus. Ushobora kujyanye muri Yesu tugatinya ibihe bikomeye kandi biruhije cyane, ariko be patient kandi wihangane. Komeze iyi ndirimbo yandike imeze nk'umuntu w'umuzamurinze kugira ngo bubone guca mu gitondo. Imana ibafashe kandi baheze umugisha. Ndagusaba kugira ngo komeze wihangane kandi ukomeze usenge Imana, ukomeze uwizere Imana. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. See you at the top.